Ni iki? Hari uburyo mbitekereza ngo ndababaye kuba agiye gukora ubukwe ni byiza kandi azanye umukobwa mwiza turagukunda twarakwishimiye abantu bose ariko uruhande runini ntabwo nibaza uriya munsi nyine uzaba usa gute uzaba upanze gute hari ikibazo kibirimo nta kibazo nyine ikibazo mba mfite ntekereza cyane mu buryo ababyeyi bacu badahari basi ngo barebe uburyo azanye umukobwa mwiza usa nawe no probably wowe yarumva sister nyine ikibazo bafite ni ukubona mfite umugore mwiza nkawe ariko udafite nyirabukwe na sebukwe kuko ababyeyi bacu ubwo nabo nibagize amahirwe yo kubaho kugira ngo bazarebe imigisha y'abana babo bazaregera bakazana bagira abuzukuru n'abuzukuruza so ibyo sister bavuga rero igihe cyose yabitekereje akenshi arabimbwira bikamubabaza so nta yindi mpamvu rero ubona babaye nyinshi Okay, sinzaba mama wawe ntabwo naba papa wawe ako I will try my best igihe cyose nzaba ndi mu muryango wanyu kuhaba kugira ngo mbashimishe byiza kandi ndi kumwe nawe nshize irungu ariko umubabaro ntabwo nareka kuwugira nibaza ninde uzafata igiseke nibaza umuntu uzasimbura mama akambara ikamba baby ndamushaka nkamubuka gusa ntacyo sibyo Shinshaka kumenya amakuru nzara kandi ari wowe wapishe last time nagaro waziciye icyo gihe narukira urabona muruka kuzica ndebe Shisha ujya muri salo bakora bakagucira inzara nabo nabikora nta nubwo nazi kandi niwe waziciye ngo ngenda akora hashize wiki kandi meruka ari woncira baje ubu buryo zaba zikingana guke tarakora none nibyo nukuri That's why I was able to Of course I have to trust you and I love you so much. I love you too. Ese shiri kamubaze ubona urukundo rwacu ruzagarukira hehe ni endless love ni endless everlasting love I have to love you everlasting. Did you? I can't stop loving you, you know. True. Very serious. This is shiri. Wumva nyine nitubana tukabyara ari we mwana wa mbere twabanza. Wumva wifuza ko twabanza n'ubu. Wumva wifuza ko twabanza n'ubu. Shingiye uyu ari we wese. Sure. Ari umukobwa. No, especially. Hagati y'umuhungu n'umukobwa. Igihe nubwo numva bavugaga abagabo bakunda abahungu. Bakugiye yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu. Ibu Imana yadu. Namwishimira. Ahubwo se yakitwa nde? Izina rya papa. Ntabwo bikigezweho. Biki? Nyine okay twari mwita ariko hano mu rugo ariko ntabwo twashira mu ndangamimerere nawe.
wiki none se muri ya ID rigomba kuba ririmo bwayibaza uzaba ufite nk'imyaka 80 umwana afite imyaka ingahe ariko tuzina twanjye ni tugufi ni utwaba.com ntabwo ari nk'abandi bagira izina bindi birebire akurushere ubundi wenda tuvuze wenda nk'izina ryawe agafataho nk'inyuguti imwe n'iryanjye agafataho inyuguti imwe noneho tugashaka irindi zina risanzwe nyine rigezweho ariko urashaka dusharinga nyine and okay of course tugasharinga ariko umwana adafite izina ringana n'iryawe ariko iryanjye ni rigufi so of course it is ahubwo siko nawe ngiye kuzariguha nawe kuri ID yawe ugomba kuzafata izina ryawe none ngiye n'undi ntabwo mufite izina ryanjye n'undi bambajije amazina nyidenza y'iryawe wow nice I love you, baby. I love you too. Ndagukunda. Shona ndagukunda. I love you so much. More than No, you can't. I love you more. Baby. Ubundi mu buzima niwe Imana yampaye. Kandi mu buryo ntazi nanjye uko byaje. Ariko I have to keep it. Sinshaka kundanye gute. Nanjye sinzi. It came surprisingly kubera ko I didn't plan to meet you but cyangwa ukunda kubona twicara hari ahantu ukajya flowing ukadukunda. No, babe, it was the first time. Sure. You had to be there for real. Squad group bwa mbere n'akandagiye ariko. I don't care. Sima turi kumwe. Yeah. And I miss you too, baby. Baby. Ndagukunda cyane. Ndumva nawe. Sure. Utajya. Ndashaka gift. N'umwari ndashaka gift baby. Shaka gift ye. Iruta izindi. Which one? Name it. I want to hear. Kankongorere ba. Oh no. No. You see there's no bad here. No. Ariko ndashaka kukombora n'inyoni zitabyumva. Oh my God. Okay, so it's fine. It's okay. No. Niba utabishaka ngenda wapi ndeka ndaka. Okay, basi banziza n'ikintu cyo kunywa ndumva natinye. Nibereka mbaze nkongorere nanjye. Niba atari ibyo ntabwo nyibuha. Ye. Ntabwo mwakira. Akusishije. Ntabwo mwakira n'utabyemera. Meze neza? Ya, meze neza. Mbona se wagira ngo ufite ibintu byinshi byo gutekereza byagenze gute n'amahoro? Bigaye ibintu mba ntumva neza. Hari mba ntumva neza nkumva rwose muri njyewe kujya mu habe na gato. Yesu biye. Ubu Jasper mwaraganiriye wumva neza yafashe icyemezo nawe uramushyigikira cyo kubana n'umukobwa bahuriye mu kabari cyangwa ahandi aho ngaho ngo afata umwanzuro nawe uramushyigikira. Niba numvise neza uravuze ngo bahuriye mu kabari. Ibyo nkubwira ni gutyo bimeze. Umukobwa bahuriye mu kabari atazi barahura umunsi umwe ibiri afata umwanzuro wo kubana nabo. Arabikuganiza nawe uramushyigikira. Ntabwo mbizi neza niba uramushyigikiye ariko njye ntabwo nigeze mushyigikira rwose. Okay. Bro cururuka
cururuka tuganire kuri iki kintu kuko nta wundi muntu dufite uza mureke kurakara gutyo mwese kumeze gutyo wowe cururuka tuganire umbwire neza nje nari mbizi ko ngiye bahuriye mu kabari ni umuvandimwe sibyo nibyo kugira umujinya nta kindi tekereza nawe ariko icyo kintu ariko tuza habwa yumva okay reka nkwereke njyewe ntekereza ko bakundana aho bahuriye hariho hose none se urukundo ko ushaka rujyaho ngaho kugira ngo bigende gute ubu nawe ushobora guhura n'umusore mu kabari umunsi umwe mu gitondo ukabyo kuva mu gihe ukora ubu uri mukuru ariko nawe ujye worohamo ni ukuri ibyo byatuma uza nta n'ukunsuhuza ubwira ngo bite nk'aho hari ikosa nakoze riremereye twese waturakariye umaze iminsi uza uhitira mu cyumba nta kujya ku meza bwige wenda gusuhuje ntabwo ari ukuvuga ngo nakurakariye kubabarira umuvandimwe kandi ngiye meze gutyo mba numva mbangamiwe hanyuma se ejo bundi nagenda urugo rukamunanira twari ahangaha turi mu rugo dufite amahoro tumeze neza kubera guhubuka bizarangira bite ndakubwiye ko ruzamunanira nese ubona atari umugabo ubona nta bwenge afite cyakora yahisemo atitegereje kuba ushyigikiye Jasper mu bintu ariko se ikintu navuze wacyumvishe uburyo bahuriyemo igihe bamaze iki ngo ubwo barakundanye ngo nta kintu bitwaye aho bahuriye rwose numva nta kibazo kiri kuko Imana yakugeneye ntabwo ubuze aho muzahurira ubu nawe mu kujya gushaka nuko bimeze mbyitege mbe nitegura ko ngiye kujya mpora mbahangayikiye munshyushya umutwe hejuru yo kudatekereza kure murebe kure kwese ko murimo biri kumbabaza sinzi impamvu udashyigikira muri umuna wawe mushyigikire mu bintu by'amafuti nise ni amafuti ariko se hatari amafuti niyo mutuma ntekereza yuko ababyeyi banjye iyo bagihari ibi byose byakabaye biri kugenda neza ahubwo mba nibaza iyo ababyeyi bacu bari bagihari bakaba bagiye kugira agahinda kameze gatya ko kugira abana batareba kure bahubuka bihuta igihe cyose washaka Jasper ntabwo ari umuntu mukuru cyane ku buryo ashobora kwihuta bigeze ahangaha aracyari muto njye ntabwo mbyumva habe na gato ariko ntabwo ari muto wo kutubaka ariko se kubaka nicyo kibazo n'ikindi kibazo kiri he ikibazo nuko bakundanye ikibazo nuko bakundanye bahuriye mu kabari ikibazo ni iminsi bamaranye ikibazo ufite ni iki bro ariko se ukeneye iki ngo wumve ndakubwira ngo urabyutse mu gitondo uhuriye n'umukobwa ahantu aho ariho hose mufashe umwanzuro ariko se ikintu bita ku bana urugo ugira ngo ni uko nguko babitwara mu gitondo murahuye mugiye kubana nawe urabishyigikiye ntabwo bahuye siko numva mwese muri bamwe mu mutwe wagira ngo barabarose so nawe uramushyigikiye urumva nyine tu nta kibazo nese ikibazo kiri gege tekereza neza uhuriye n'umuntu mu kabari ntuzi niba ari igihomora ntuzi niba ari iki ntuzi icyo akora ntuzi iwabo ntuzi yakomoka ntuzi ufashe ukwezi kumwe umuntu uzi ari igiki uzi wita ufata umwanzuro wo kuvuga ngo mugiye kubana tekereza mu kabari cyangwa se n'ahandi hanze aho uhuriye n'umuntu aba ari ibintu byinshi ugomba kubanza ukamenya urugo ni ikintu kinini uraje uteretse mu rugo nicyo nimba ndimo kuvuga nyuma y'igihe umuntu araguhindutse ntiwabaririje uzi ko wagira ngo nta bakuru tugira ku buryo adashobora kumenya ngo abanze yitonda atekereza avuga ati uyu mukobwa twahuye ni mukobwa ki ese imyitwarire ni iyihe imico ni iyihe tuzi iki muri byose se ahubwo uretse kuba wumva ngo arabagendera agira gute yari yagiye iwabo wagiyeyo uza ari he uzi ko mpumuye ku maso koresha ubwenge noneho Fred yes just so rero
urabona ko twahisemo first of all umeze neza ni kwa kundi kidogo abeshya Fred ko ndi inshuti yawe mbeshya kubera iki ndabizi I can see ntabwo umeze neza arega muri ubuzima buriya kugira ngo umuntu abe ameze neza 100% ntabwo ari ikintu cyoroshye. You know why? Hari byinshi twaciyemo byadukomerekeje imitima, ari nayo mpamvu sometimes uzajya ubona inshuti yanjye ukabona rimwe ndaseka undi munsi ukabona nabaye bored simvuga. Yeah, there is some reason behind. Okay. Urabizi ko tutajya duhishanya. Inshuti yanjye hashize imyaka myinshi cyane. Sibyo? So feel free. Mbwira ikibazo ufite uko ndi kukibona mu maso nubwo ntazi ngo niki. Fred buriya abatipe twaragowe kuko udashobora kumva. Buriya niyo mpamvu sometimes uzajya ubona abatipe bamwe bakoze bafashe bad decision bakora nka suicide. Ntumbwire ko ushaka kumbwira ikintu kibi kitari cyiza wenda gukora, Jasper. Bibaye ngombwa nanagikora. Nagikora. Come on. Yeah. Kubera ikize? Byagenze bite? My brother. Rabizo inshuti igihe kirekire. Yes. Nimba nta kintu kimwe ushobora kuguhisha mu buzima. Ariko narahemukiwe ku buryo utigeze ugira n'amakuru menya kuri njye. Ukabika ibintu nk'ibyo ngibyo muri wowe bikageza muri iyi myaka. Imyaka 10 yose ishize narahemukiwe. Okay. You know, njye byageze aho abantu bitwa igitsina gore cyose aho kiva kikagera ndabanga mbanga urunuka kubera impamvu y'umuntu gusa. Let me tell you my story but in brief. Okay. Njye nakundanye n'umwana w'umukobwa. She was very cute. Urumva. Umwana w'umukobwa yitwaga Nia. Okay. Turakundana for a long time. Kugeza aho buri kimwe cyose ari njye wagikoraga. Kundeba nari mfite amafaranga menshi ntago ari nk'ubu ngubu. Just even now nago ndi umuntu uciriritse ariko icyo gihe account yanjye yari heavy cyane. Urumva. Biza kugeraho umwana umukobwa turakundana, famille ziramenyana, byageze aho mwishyurira amashuri kuva secondary turakomeza university ndamwishyurira, nza kumugurira imodoka agendamo. Ibyo byose nuko namukundaga. Brother. Yes. Ngiri. Umukobwa yaranemukiye. Finally hejuru ibyo nakoze byose ku buzima bwe, hejuru y'ubuzima bwe nahinduye, fendefe byarangiye ambiye ko nta mubano wanjye nawe akeneye. So ko avuye mu buzima bwe. No. Sorry. Niyo mpamvu njye nafashe umwanzuro ko nta mukobwa n'umwe nzongera gukunda mu buzima bwanjye. Uko ndeba ibyo nakora byose, nta gitsina gore nshobora gukunda mu buzima. Ariko numva namuhemukira gusa. Unyumve neza, haracyara amahirwe. Sibyo? Amahirwe ntabwo umukobwa wabaye ku isarongo wenyine. Fred mva mubwire, ntago ari we wenyine. Ariko umuntu umwe ashobora gutuma wanga abantu bose. Ndakumva neza, kwakira neza. Ngiye mubwira ngo umuntu afata umwanzuro akabongiye kwiyahura ko uyu mukobwa. Brother aba yaraguhemukiye. No, icyo cyose irakigukundira. Aba yaraguhemukiye ku rwego udashobora kumva. Mu byo wamamagariye kumujya. Do you imagine how I can spend like more than 50 million? Has spending ku muntu. Ariko finally akamemukira kuri. Niyo mpamvu rero ngewe narabikubwiye ko ndi muri relationship n'uri ya mwana w'umukobwa. SONIA. Ndamuzi cyane urabizi.
ya umukobwa twahuye nawe turamenyana, she's very cute. Even wambwiye amakuru neza ndabizi yasubiramo, ahubwo ugiye gukora iki? Ariko njyewe icyo nshaka gukora, ndashaka kwihorera mu buzima kuko no listen to me, njyewe ndashaka kwihorera nkamukorera fake proposal uko byagenda kose, urumva? Fake proposal yeah. Ntamwambika ring, icyo cyo afraid, which is very very fake. Afraid icyo sinakikwemera bizi. Ntabwo icyo nakikwemera. Yeah, wabyemera utabyemera. Kereka niwe waratangiye kujya wumva. No, it's my decision. Relationship and I have already made it. Namaze gufata decision neza ko ngiye ngomba gukora fake proposal to her, kandi ikabiri proposal iri isobanutse ku buryo ndashobora kugesinga ko ari fake proposal. Niba nkumva neza ugiye kurenganya umwana wanjye. No kwihorera. No, ntayandi mahitamo mfite njyewe. Ntago deservinga ubwo buryo ugiye gukoramo. Even wamubwije ukuri. Mubwize ukuri kubera iki? Aza amateka yawe. Amenyera iki? Come on Jasper, ntabwo ukwiye kubikora ibyo bintu. Njye ngomba kubikora yihorera. Nta gitsina gore ngikunda nta n'umunsi n'umwe nzakunda igitsina gore. Nzamwereka ko mukunda. Mwereka amarangamutima. Ariko inside my heart nta kintu kirimo, nta rukundo ngira. Brother, my friend, reka ngende kwanza. Dutahe cyangwa se uguma aho ngaho. Njye nta kibazo. Ese ko mbona agize isoni, nzi ko nazo usanzwe ugira ngo nuko ari kundi akishimye kuri njyewe reka narushana ngiye mu gushimira imbere ya ufite mushiki wawe umwana mwiza pe kuri njyewe byarandenze bibaze ko ubundi akenshi iyo nkorera nk'uko dukundana ntabwo bikunze uko umu girlfriend wawe nyine yakumvikana na sister wawe babariza nduro Shigo akureba n'abashingiye ku kayine. igatuzaniye umukobwa mwiza azanye zikureba cyane Igihe urabona narahisemo neza. undi niwe enda nawe utaza kugira iki Ariko uburyo mwaganiriye ndabizi ko mwarabona sizwe mwaganiriye, mugatigeze bimbwira ariko nzi ko mwaganiriye. umukobwa rega baganira ibintu byinshi, Niyo mpamvu naze kubyivanga. akagira umutima mwiza uzi guhitamo pe presentable, kindagira umutima mwiza kwakira abashyitsi. Ariko ni ibisanzwe, sinagushimye. Ese nagushima waba gushima. umva noneho Sinjya wa gushimira. mutante ukora accompanying ku bintu byose ndakubwiye hano ni Ni butikinga nyine. ego cyane bake umva dufite umutante Baby. utuntu twose aba yatwitayeho yaturebye nyine inoroshye ndakubwiye umuntu wese uzanye mu kazani aramanuka akabizamuka ariko ndabeshye bro Ariko bimeze. umva nakugeraho ndabizi neza zayamanira ibintu byose abashaka ni wowe ubyujuje mu bakazana bose uri uwa mbere mbonye abandi yaravugaga ngo amaso kw'amaguru kw'ibiki ndetse utuntu ariko ndakubwiye ujye kumwamikazi Nibyo Gigi avuga nibyo. Ntabwo mubeshya. Kuko buriya Gigi nawe ubundi kera hari ukuntu nazanaga yaranyira kunazanga gutwara mu rugo. Ni kera ariko ntabwo ari ubu. Araho nagezagayo sister bamara kugenda agatangira akambwira ngo shango promo kabisa noneho nta kintu kirimo pe. Njye no kansubiza mu bintu baranyuze mu mbaca yashiri nibyo mu bwana Ibyo mu bwana kuko niga muri high school nari kunyine mbaca kandi ngiye ncakumva ko ndi umuntu wamenya ngo niwe wenyine twende Yeah, you are now on top. Don't worry babe. Okay? kugituza ibintu byose cyane nanjye nishimye kwa wemeye kuziwacu ngiye ndavuga hano ni kari igihe cyose mwe muzanaza na abadodi bahari
kuboneka ari gake ko na mama ari hanze ntabwo mu Rwanda ariko nyine nawe arenze kuza yabonye na ba sister bawe nese amva ndavuga ngo uyu muryango tugiye kuyoboka kandi nabo ni abana bamusazi bacu ntabwo muzi ese bebe wo kutambira sister ko abantu benshi bambwira ko dusa wowe na Birabe cyangwa birega shajewe nyine se kugembukira black skin yacu nyine bikari bimwe ariko kera bajyaga bavuga ko turi impanga nijisho uko nibi se nabibona wowe ngewe ikibazo nagize nabuze ubwanwa yazafate we nawe muhereze byibuze kugira oya ndisubira umukobwa yazaboneka uzi ko kera ariko twambaranaga imyenda oya buriya ari kaboyi buriya ari kaboyi abantu bose bakabya bavuga ati rwose ni impanga n'abahungu baje bikangikora kuri ibyo byahiye cyo kumeza ese ubwo iyo urenze tukaba tuganira n'ubundi rero nza tuganirire mu nzu ndakure hanze sisi kutabwireza nicyo ariko mpora numirwa uko mubonye ndabona ari bishya she's so beautiful kabisa ari cute cyane none agira umutima ubundi umutima wiwe nicyo namukundiye nicyo namukundiye burya bari baracyari bariho numva rero tugomba kumuzana muri famille kandi mugomba kubyumva nizeye ko mutarambiwe oya ndabutaranze shiri ibyo nyine bigiye gushya kandi nkeneye kurya umushiri aza akaba kurya hano umunsi ndarya none ariko nibyo yaba ari inyugu yego aho sisa sigaze ubwenge nta muntu urya kwa sebukwe ubukwe butaraba ariko ibyo ngibyo uyu munsi nta biriho sibyo ntatetse ni abateki uzi urashaka kuba harya ngo kiliziya yakuyeho kirazira uyu munsi ndamubuje oya kudushuka wowe umunsi yahizeho pe wapi kabisa cyakoze dushaka ko dusangira tugomba gupanga nyine na sister tukareba ahantu tugenda ahubwo ako kantu sibyo nari ntarwaye